Reka dutangire episode ya gatandatu y'inkuru yacu yitwa urukundo rwangiza impumyi. Episode ya gatanu twayirangije Yvette na Desire bicaye, Desire agiye kugira icyo abwira Yvette, telefone ya Yvette ihita isona. Episode ya gatandatu tuyitangiye Yvette ari kuvugira kuri telefone, Desire nawe yicaye aho ngaho, Yvette akimara kuvugira kuri telefone ahita abwira Desire ati "Okay, urakoze kubwo kunyihanganira ariko noneho ubu ngubu twakomeza ikiganiro cyacu." Desire ahita amubwira ati "Byiza cyane kandi ndagushimiye kubw'umwanya wawe ubashije kumpa, ariko nk'uko nabikubwiye yuko ufite byinshi byo gukora kandi nanjye mfite byinshi byo gukora, uyu munsi ikinzanye aha ngaha mu by'ukuri nifuzaga kukubwira yuko nagukunze kandi ndifuza kugusaba urukundo kugira ngo uramutse ubinyemereye ndetse igihe kigeze twazapanga gahunda yo kubana." Yvette aha ngaha acyumva ibyo Desire amubwiye arabanza aramuseka cyane, nyuma yo kumuseka kandi isura ihita ihinduka. Yvette ahita abwira Desire ati "Mbega wowe, mu by'ukuri nari nzi yuko uzanywe na bizinesi naho ni ibyo ngibyo bikuzanye. Iyo nza kumenya ko ari ibyo bikuzanye ntabwo nagombaga gutakaza igihe cyanjye nganira nawe. Gusa ndagushimiye kubw'igihe cyanjye wangirije. Gusa sinabura kukubwira ko nawe wataye igihe cyawe ufata umwanya wawe wo gukunda Yvette." Desire ahita amubwira ati "Mu by'ukuri ntabwo natakaje igihe cyanjye ngukunda kubera yuko nabitekerejeho ndetse ndanagukunda birenze uko ubizi." Yvette ahita amubwira ati "Desire rero mu byubahiro byawe ndakwinginze nimba nta kindi ufite cyo kumbwira, ndakwinginze haguruka ugende ujye kubibwira abandi nanjye undeke nikomereze gahunda zanjye." Desire ahita amubwira ati "Yvette, ndakwinginze nyemerera umpe akanya gatoya ngire ibindi nkubwira." Yvette ahita amubwira ati "Rwose ndakwinginze wa muhungu we, muri aka kanya ndi bize mfite ibindi byo kwitaho wintakariza igihe." Desire ahita amubwira ati "Mu by'ukuri ndabizi ko ufite byinshi byo kwitaho, ni nayo mpamvu nanjye nagize ngo nkubite mbangura nkubwire icy'ingenzi. Gusa ndakwinginze nyemerera umpe akanya gatoya nk'uko n'ubundi wari wampaye akanya." Yvette ahita amubwira ati "Desire, nakubwiye ngo njyewe ndahuze. Ese ntabwo wigeze unyumva neza? Nongere mbisubiremo, Desire ndi bize." Desire ahita avuga ati "Yvette, mu by'ukuri wampaye umwanya ubikunze kandi ubishaka, n'ubundi komeza uwumpe nk'uko wari wawumpaye, basi nkubwire ibyo ngomba kukubwira, ubundi nushaka ubijugunya aha ngaha wigendere." Yvette ahita amubwira ati "Okay, ntacyo ngaho uvuga ibyo uvuga vuba vuba wigendere, ariko umenye yuko njyewe mfite ibindi byinshi byo kwitaho, ntabwo mfite umwanya wo kuba naganira nawe." Desire ahita amubwira ati "Okay, Yvette, mu by'ukuri mbanje kugushimira kubw'uyu mwanya kandi wongeye kumpa, nk'uko nabikubwiye naragukunze kandi ndagukunda ndetse nzanagukunda. Nk'aho ibyo bidahagije rero ndifuza yuko nawe wanyemerera tugatangirana ubuzima bw'urukundo." Yvette ahita amubwira ati "None se Desire, basi nta bindi byo kumbwira ufite ko numva uri gusubiramo ibyo wambwiye? Wambwiye ibyo umbwira vuba vuba nkegera muri gahunda zanjye koko." Desire ahita amubwira ati "Mu by'ukuri ndabizi ko ufite gahunda nyinshi ugomba kwitaho kandi nanjye mfite gahunda nyinshi ngomba kwitaho, nk'aho ibyo bidahagije ndabibona yuko uri umukobwa ndetse mwiza, nyuma y'ibyo kandi nta n'icyo ubuze. Ariko kandi nanjye ntacyo mbuze kubera yuko mfite uruganda, mfite imodoka, mbega mfite buri kimwe, icyo mbura ni wowe gusa kugira ngo tube twahuriza hamwe mu rukundo ndetse no muri bizinesi, ubundi tubashe kubana ndetse tunatere imbere, tuzite no ku bana tuzabyarana." Yvette ahita amubwira ati "Ni ibyo ngibyo nta bindi? Okay, ibyo ngibyo rero umbwiye, uwo nkunda afite ibirenze ibyo ngibyo kubera yuko utwo ni dukeya ku byo uwo nkunda afite."
Desire ahita amubwira ati mu by'ukuri njyewe nubwo ibyo ngibyo mbikubwiye ntabwo naje kurata imitungo, ahubwo ni uko nifuzaga kugira ngo ibyo byose ubimenye, kugira ngo udatekereza yuko wenda nshobora kuba naje kukurambagiza ngukurikiyeho imitungo, ariko se nyuma y'ibyo ngibyo uwo nguwo ukunda ntabwo wamureka ukaza njye nawe tukibanira? Ivete arongera aramuseka arangije aramubwira ati ariko mana, oke ngaho mbwira basi mu kwezi se winjiza amadolari angahe ku buryo wumva yuko uje kumbwira yuko ufite inganda n'amamodoka utekereza yuko wenda uje kunshitura? Desire ahita amubwira ati oke, mfashe amanyarwanda nkorera nkayavunja mu madolari, ararenga 1,500 cy'idolari. Gusa nyine biterwa n'uko abakiriya babonetse, ashobora kurenga ariko nyine ntabwo ajya ajya munsi y'igihumbi cy'idolari. Ivete aramwitegereza arangije aramubwira ati mu by'ukuri uri mwiza pe, ufite n'imodoka nziza ndetse ndumva n'akazi kawe kagerageza, ariko ntakubeshye ntabwo nshobora gukundana nawe habe na gatoya. Desire ahita amubwira ati Ivete ndakwinginze nyemerera unkunde kubera ko nanjye ndagukunda, nkaho ibyo bidahagije nzagutetesha, nzagutonesha ndetse nzaguha byose wifuza, nzaguha urukundo ndetse nzatuma wumva uburyohe bw'urukundo ndetse uzaba mu munyenga w'urukundo. Ivete ahita amubwira ati hari ibyo utari uzi, njyewe uwo nkunda ari Dubayi, mu by'ukuri ndamukunda kandi nawe arankunda, nta wundi nkeneye kubera yuko uwo nkunda niwe nari nkeneye mu buzima bwanjye. Desire ahita amubwira ati oke, ariko nyine sinabura kukubwira yuko wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ivete ahita amubwira ati ibyo birakureba kandi sinshaka izo nyuro zawe, nkaho ibyo bidahagije bayi urabeho njyewe nigiriye mu kazi. Ariko kandi mbere yuko ngenda reka manze nkumenyeshe yuko nta duhungu twino mu Rwanda njyewe nshobora gukundana natwo. Desire ahita amubwira ati oke, mu by'ukuri ndagushimiye kubw'igisubizo cyawe umpaye, nubwo kitanejeje ariko ntabwo nabura kugushimira, gusa reka nkubwire aka kantu, iyo umenya yari ijambo ni uko yaje itinze. Ikindi kandi kabone nubwo njyewe utankunda ariko ntago nagushimira kuba wakwishimira gukundana n'abadiyasipora kubera yuko akenshi na kenshi baba babeshya. Ese ubundi mu by'ukuri uwo mudiyasipora urumva muzabana gute mutarigeze muhura ngo muganire umenye imico yiwe nawe amenye imico yawe kugira ngo basi mubashe kuyihuriza hamwe? Kuvuganira online mu by'ukuri hari ibyo aguhisha kandi nawe hari ibyo umuhisha, hari ibyo atakumenyaho nawe hari ibyo utamumenyaho kandi mwakagombye kumanza kumenyana ndetse mukazabana muziranye imico. Ivete ahita amubwira ati Desire wowe ntago unyigisha urukundo, nta nubwo ugomba kunyigisha uko nkunda, nta nubwo ugomba kunyigisha uwo nkunda. Ibyo rero ntibikureba uranyumva neza? Ivete ahita ahaguruka aho ngaho ava aho ngaho aragenda. Desire nawe ahita acika urukendero ava aho ngaho ariko agenda atishimye. Tugaruka mu rugo kwa Ivete, papa we ari kuganira n'umukobwa we amubwira ati mwana wanjye, ese wabashije gukora iperereza, wabashije kumenya yuko uriya musore wambwiye atakubeshya? Ivete ahita amubwira ati hoya ntabwo ambeshya pe, ni ukuri arankunda kandi yanansezeranije yuko vuba aha ngaha agiye kuza tukabana. Papa ahita amubaza ati none se Ivete mwana wanjye, uwo musore nta mafaranga aragusaba? Ivete ahita amubwira ati hoya nta mafaranga ndamuha, nta n'ayo aransaba n'umunsi wa rimwe. Papa ahita amubwira ati Ivete mwana wanjye nongere mbigusubiriremo, nyemerera yuko nusanga uwo musore yarakubeshye ndetse nawe ukaba uri kumbeshya, nyemerera yuko iriya hoteli twaguhaye tuzayikwaka. Ivete ahita avuga ati yego papa rwose ndabyemeye muzayinyake.
Umupapa ahita abwira Ivete ati okay, nta kibazo noneho ubwo ubyemeye ngaho komeza akazi kawe nanjye ngiye mu kandi kazi. Tugaruka kuri Cedric, ahangaha hashize akanya gatoya ahita yandikira Ivete amubwira ati hi sweetheart, wiriwe neza? Ivete ahita amubwira ati nari meze neza sho, gusa umaze iminsi unyanzeho. Cedric ahita amubwira ati byihorere ma chérie, gusa wumve ko muri aka kanya turi kuvugana mfite akababaro kenshi cyane. Ivete ahita amubwira ati hoya Cedric, habaye iki? Mbwira, uzi ko utumye umutima utsimbuka. Cedric ahita amubwira ati mukundwa, mu by'ukuri biri kungora kuba nabikubwira pe, kubera ko sinzi yuko wabyemera cyangwa se wabyizera, ariko biri kungora, ndumva ntaho mfite ho guhera mbikubwira. Cyore, ese ikibazo Cedric yagize ni ikihe atari kubasha kubwira Ivete? Reka dusubikire ahangaha igice cya gatandatu, tuzasubire mu gice cya karindwi tuzabashe kumenya ikibazo Cedric yagize atari kubasha kubwira Ivete icyo ari cyo. Nizere ko mu gace ka karindwi uzaba uhari, nanjye nzaba mpari nazindutse. Reka dusubire icyo gihe, bye bye, ndabakunda cyane ariko Imana ikandusha. Waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, kwiga gukora ji, kwiga gukora glycerine, kwiga gukora amavuta ya gikotori, kwiga gukora silage, tugane tubikwigishe mu gihe gitoya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0722 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 220 81. Muhawe ikaze.